ubu bigeze sangaye kandi umva nanashonje reba nanicaye igizama mu gitondo yewe njye washatse n'abandi barabeshya abagabo bari abakera ubu ngubu umugabo utakibwiriza bikagira saa sita ataranateka ubundi iriya mbwa nayikuye he kuko ubu kuki ntashatse umugabo w'umukire kandi mukamana yarambwiye angira inama nanga kuba mba ndi mu turimo twinshi nuko utabyemera ariko mba ndi mu turimo twinshi rega ndagukunda dore uko cyabaye mbese ubundi urwo rutwe rwawe ruvamo amazi umva madame ngiye kugenda mu minota mikeya iminota 5 ngiye kugenda mpita nusoza mpita mutekera turyoshye kwa tundi ukuntu twenda gutegurira mpita mushyiriza n'amazi ibintu byose umva ndabizi ubundi urubukoze cyangwa ase bebi nagize birthday niwambwiye ubu nunguye ukamena amazi ni wowe mukozi nazanye cyangwa umugabo wanjye shiri kora kai wabaye akora kuruha witwaye nk'umukozi ubundi wazasebuka mu mukozi akajya umeze nkawe abaho shiri se no mugabo mwiza nakubuje kunyita iryo zina dutangiye mu rugo kwa Bwoba saa sita n'igice z'amanywa. Bwoba ni umugabo wicisha bugufi, utagira akazi, urangwa no kwihangana. Claudina akaba umugore wa Bwoba, w'umunyamahane ukunda kugenzura ibintu byose, akaba ari ufite akazi agatunga urugo. Bisa nkaho Bwoba yita ku mirimo yose yo mu rugo, muri make n'inganzwa. Ufite akazi kagira n'amafaranga, baba mu nzu y'umugore. Bwoba ameze kwiheba, yarazi ko urukundo ari byose, none arabona yamuyobeye. Umugabo we akora imirimo yo mu rugo, nta mukozi bagira n'ibibazo. Umugabo Bwoba washatse akenye, none umugore yenda kuza musaza yabaye inganzo kubera umugore iwutunze mu rugo, kuko niwe ufite akazi kagira n'amafaranga, baba mu nzu y'umugore. Bwoba ameze kwiheba, yarazi ko urukundo ari byose, none arabona. aho kuba amasaha ageze hewe ndebera ni ukuri saa sita zarenze. ubundi ubu Bwoba yakoze iki kuva bwajya? ubu ngubu yigize anateka byibuze, nze muhamagare numve ikintu yakoze. mbona nzamwirukana agakumura ntacyo amariye hano muri runo rugo rwose. ubu bigeze sangaye kandi umva nanashonje reba nanicaye igizama mu gitondo. yewe njye washatse n'abandi barabeshya abagabo bari abakera. ubu ngubu umugabo utakibwiriza bikagira saa sita ataranateka ubundi iriya mbwa nayikuye he kuko ubu kuki ntashatse umugabo w'umukire kandi mukamana yarambwiye angira inama nanga kuba ako ndebera umugabo utagira amafaranga, umugabo w'umukene. ubu yomba narashatse umugabo w'umukire yaranshakiye umukozi. ubu ngubu byakageze isaha nanariye akiriya mbwa we sinzaho nayikuye iwabo n'abakene namugiriye impuhwe. mana yanjye wa Bwoba uranyumvira? nta nubwo yumva, wagira ngo ni intumva, wagira ngo ibyo arya byose byigira no mu matwi yiwe. Bwoba ku mana yanjye uriya mugabo banza nzamwirukana muri runo rugo.
naje sheri ngo iki ndabara hana bera ikigoryi ngo iki sheri naje rega hari utuntu narindimo ari utuntu wari urimo aho berinjije ngo sheri wabwira umugabo kunyita sheri vaho hano se nyine sheri ubaye iki kuri kumpamagara cyane ngo sheri nta n'isoni ugira ko ndabasutose izo ntoki uvuye rega sheri ndimo noza ibyombo nabyutse nakoropa njya koza mama toilette ndimo ndoza n'ibyombo ngiye guteka ubu se turisangane sheri nanjye nyine nawe mfite nakubujije kunyita sheri umva gusa si uri sheri wanjye izina ryanjye uraryobewe mbese njye nkwita madamu wenda naba n'iryo ngiryo cyangwa ujye umpamagara izina ryanjye ubundi uraryobewe wirirwa unyasama ngo sheri 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 nta n'isoni reka ubu se urateka sangane nyine sheri nako n'ubundi nibyo nari ngiye gukurikizaho nuko nyine uhise umpamagara nkahita nza narangije ariko nibyo nari ngiye gukurikizaho kuko ibyombo nari ngiye kubirangiza ugiye kubirangiza ubu kuva mu gitondo kugera saa saba dore zirageze ubwo sheri mba nako korodi mba ndi mu turimo twinshi nuko utabyemera ariko mba ndi mu turimo twinshi rega ndagukunda dore uko cyabaye mbese ubundi urwo rutwe rwawe ruvamo amazi umva madamu ngiye kugenda mu minota mikeya iminota 5 ngiye kugenda mpita nusoza mpita ngutekera turyoshye kwa tundi ukuntu twenda gutegurira mpita ngushyiriza n'amazi ibintu byose umva ndabizi uraza kwishima uyu munsi ewana ibyo ni ibyo ushoboye nta kindi kuma rwose bitanu byo gukina byari nta kindi ushoboye atari ibyo ngibyo uko yabaye ubundi wanyu ni he mba nibaza aho nagutoraguye mana yanjye ubundi unamutoraguye he koko n'abasore bose banteretaga abafite amamodoka abafite ibipangu naho uyu nguyu namutuje mu nzu yanjye nta kintu amariye no guteka koko biramunanira uri mu cyaro koko ibiryo nabyo uraje ubiteka nk'ibijumba n'ibyumba tubamenyereye guteka ndaba ndeba ko utari bubitoba n'ubitoba leta mwirukana mu rugo rwawe umugabo boba washatse akenye none umugore yenda kuza musaza yabaye inganzo kubera umugore iwutunze mu rugo kuko niwe ufite akazi kagira n'amafaranga baba mu nzu y'umugore oba ameze kwiheba yarazi ko urukundo ari byose none arabona yamuyobeye umugabo we akora imirimo yo mu rugo nta mukozi bagira n'ibibazo ubundi uri ubukozi cyangwa ase bebi nagize birthday ntiwambwira ubu ntunguye ukamena amazi ni wowe mukozi nazanye cyangwa umugabo wanjye sheri kora akayibabaye akorera ukuntu uba witwaye nk'umukozi ubundi wazahise mukaba umukozi bikagira inzira reba ukuntu ngize ubuse kandi imvura yawe ahubwo ubu nakongera ni nkakudubika kuri robine bazi se hari agakeke waneguriye nagize isabukuru nta keke yanyaguraga nta n'isoni nk'ubu igihe nagushakiye wari uri reba amazi washyize kuri gaze yakamye ushaka kuzamukira muri iriya nzu yiwi ya mazi nashyizeho ko nta n'isoni ihangane ni ukuri sinzi ukuntu byaciyeho nashyize kuri Kiss FM numvishe uturirimbo turiho nawe ari wowe sha ntabwo wari kwibuka ko washyize hanze buri munsi ihangane ariko zawe ubundi zizageza ryari erega nubwo mbana biba byaciyeho ntacyo ntwaye pe ubundi ibiryo urya wakabaye agiye kubikwishyuza ikibazo se mbikwishyuje wabikuraho ko iwanyu n'ubundi naho ari abatiye
kutansubiza se Gusa akantu ko kubyishyura ubwo kari ngombwa ko ubundi umuntu w'umugabo umeze nkawe abaho sheri sindi umugabo mwiza nakubujije kunyita iryo zina nakukurodika biga nyine nuko mukunda mba nshaka kugira ngo ushimishe unshimisha wifata nk'umukozi ariko nawe wirakara uba ari wowe wakora iki nyine wenda kanciye ndi kumva umuziki ariko reka njye kureba nyine ayo maso dore uko yabaye mbere nta n'isoni afite uyu munsi ndagukubita nk'umwana kuko n'ubundi nta bwenge ugira nk'ubw'umukozi